Haleluya. Uyu ni umunsi mushya, intambwe nshya Imana iduteje. Uyu munsi ni umunsi wa 99 muri uyu mwaka. Imana ishimwe kuko ikomeje kudukingurira amarembo no kuduhaza uburame. Turacyavuga ku gucira bugufi Imana mu bishoboka byose, mu byo nkora, mu byo mvuga no mu byo mpanga gukora. Uyu munsi ndimo ndibaza ngo ni ibikomeye bingana iki byacogoza umugenzi ujya i Siyoni ngo arambike intwaro hasi. Ndakubwiza ukuri, icyaba gihari icyo ari cyo cyose, Kristo wizeye aracyakirusha imbaraga. Twibukiranye Yohana 3:16 biravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Turibuka kwizera kuzanwa no kumva. Uyu munsi abantu bacitse intege, babuze icyizere. Mu isi biba byiza iyo umuntu aguhaye ijambo rye nk'ingwate y'icyizere ishimangira ibyo yakubwiye azagukorera. Mu by'ukuri abantu benshi bari kwiyahura. Uri gusanga hari amagambo babwiwe atabaye impamo. Ariko uyu munsi ndi kubyiyumvamo bitandukanye, ni no gutekereza ikintu gitandukanye. Nubwo dufite umubare munini w'abantu bashobora kuba barabwiwe amagambo meza abizeza ibyiza ariko ntabe impamo, iryo Kristo yakubwiye rirahamye, iryo yanditse rirahamye, icyo yagusezeranyije kirahamye. Ndakubwiza ukuri, ukurinze ubu azagutwara akugeze ku birenze ibyo warose, kugira ngo ubone ubunini bw'ibyo apanga ku buzima bwawe uyu munsi. Kuko ari akaziga runaka umuntu aba akirimo, uba ubyuka ukareba icyerekezo cy'aho ujya ukabona nawe ubwawe ntuhabona neza, cyangwa wanahabona ukabona kuharamba, ntabwo ufite igitekerezo kizima cy'icyo wakora. Ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo ari wowe gusa uzagerayo, n'abagukomokaho bazagerayo, abakwifuriza ineza bazagerayo. Uri ubwoko bukomeye, uri umugisha ku bakumenye, uri umugisha ku gihugu, uri umugisha ku muryango wawe, ndetse isi irahirwa kuba igufite, kuko muri wowe Imana yabumbiyemo ibikomeye isi ikeneye mu gihe nk'iki. Satani hari igihe atinze umuntu ntamenye ibidasanzwe bimurimo cyangwa ngo binabyara umusaruro ku gihe. Ariko Kristo twizera, njye nizera, ntabwo yibeshye kuba uhari, ntabwo yibeshye kuba uhari. Sinzi situation urimo, ariko mubo Kristo azaniye neza, mu baremewe kumucira bugufi nawe urimo. Amavi yawe ni mazima kandi yamupfukamira akishima. Abamupfukamira bakurusha iki? Ayo mavi yawe yapfukamira umwami, umutima wawe wamugandukira bigashoboka. Twese muri ubu buzima hari aho yadukuye, hari aho atugejeje,
hari n'aho azatugeza. Rero niyo mpamvu nta muntu n'umwe waca urubanza, ko biravuga ngo Uwiteka wenyine niwe uzagaragaza imigambi yishe inyuma ya buri gikorwa cyose umuntu yakoze. Kugandukira Imana kwa mbere kubaho ni ukuyizera. Iyo wizeye ko Kristo yabasha gukiza ubugingo bwawe akaba n'umwami wabwo, uba uri kuba responsible, ariko ufite aho uzakura. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwere uvuye ibukuru ukwira hose. Kubera iki? Ngo ikivuye ku mwami ntabwo rubanda rwananirwa kugikurikiza. So mu bwami bw'Imana noneho akarusho uri umwami nawe. Ni ukuvuga ngo niba Kristo ari we mwami ukubyara, ikizamuvaho kizoroha gushyirwa mu bikorwa mu buzima bwawe, kuko ntabwo Kristo atanga amabwiriza mashya ngo yimane ibisabwa ngo ashyirwe mu bikorwa. Iteka na guverinoma iyo igiye gushyiraho campaign igira bije, ntabwo hajyaho campaign itagira budget. Kristo rero uje gutangiza igikorwa cy'ubuzima bushya mu buzima bwawe, uje kuguha ubuzima bushya muri wowe, afite bije yuzuye yo kugira ngo uwo murongo uwugumemo, kuko arabizi hazabaho amajoro azagorana, hazabaho ibitondo bitazaba byoroshye mu buzima bwawe, ariko yateguye bije yo kurinda umutima wawe, yo kurinda ibitekerezo byawe, kugira ngo ibihe birushya ubinyuremo wemye, kugira ngo iminsi ikomeye uyinyuremo wemye. Uyu munsi Imana ikuzuza imbaraga muri ibi bihe zo gukomeza abakuri hafi banyeganyejwe mu mitima, zo gukomeza abagisindagira, zo gukomeza abagize intege nke, kuko urakomeye muri Kristo, uri umunyembaraga, kandi kubwo gukomera kwawe abandi benshi bagiye gukomera, abandi benshi bazazamuka, kuko ukurushaho gucira Imana bugufi ni kurushaho kuzamuka, ukuzamuka niko abandi bakuzamukiraho. Imana ni nziza mu buzima bwawe, Imana ni nziza mu buzima bwawe, nta kindi wabona cyasimbura urwo rukundo. Dushimiye Kristo kubw'uru rukundo, narwuzuze mu mitima, narwuzuze mu bitekerezo, kandi ahaza amahoro imitima. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.